ngo nyuma y'icyumweru ngo nzamwereka, ukabikora. No, hano ntago iyi ngiyi ari hopitali, ntago ari ikigo kivura indwara. Kino si ikigo tuza dufite inzara y'umubiri ngo dutahane ibiryo. Nubwo ari ahantu abantu bakomerekeye baza kugira ngo bakirire iki? Ibikomere. Nubwo abantu bavuga ngo abantu bazajya mu ijuru muhaguruke mutere harero, nk'uko abantu njya mbibona bagahaguruka, n'umurozi yayitera kuko ntacyo bivuze. N'umujura waje kwiba muri ritera naje gushaka telefone atwara nawe arahaguruka ndetse akabarusha urusaku. Paulo rero we Paulo we yaje guhamya kuwahanuwe yapfuye agahambwa akazuka kubw'intego yo gukiza abari mu isi ibyaha. Abafarisayo bakavuga ati ntago ari wowe. Ati se ni wowe gute? Urigereranyije. Ati nge ndigeranyije, taburaho amatarabaho nge ndiho. Ati ufite imyaka ingahe? Kucukura urwo bazagira gute? Uhirika ibuye rizagira gute? Nukuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashima Imana ko yatuzanye mu rugo rwayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bantu bari mu rugo rw'Imana, haleluya. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kambanze mpere ku mvugo y'ubuhanuzi Zakariya. Reka dusome muri Zakariya. Turasoma Zakariya igice cya 2. Turasoma umurongo wa 11 dusome n'umurongo wa 12. Zakariya igice cya 2 turasoma duhere ku murongo wa 11 dusome n'umurongo wa 12. Haranditse ngo yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni irukucike, kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyangaga, kuko ubakoraho abakoze mu mboni ijisho rye. Niko byanditse. Reka dusubiremo umurongo wa 12. Kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyagaga, kuko ubakoraho abakoze ku mboni ijisho rye. Amen. Haleluya. Zakariya arahanuye aravuze ngo mwa bwoko mwe ab'i Siyoni muvi Babuloni mucike. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndi muri riteraniro umwuka w'Imana yambwiye ngo Imana ngo igiye kuzana abakozi benshi. Yesu ashimwe. Bavuye i Babuloni baraje. Haleluya. Baraje. Kandi ntago baje ari ingwiza murongo. Baje ari abakozi. Yesu ashimwe. Iri torero rigiye kuzajya rigira abakozi benshi ku buryo mutazakena abakozi. Ku mwuka w'Imana avuganye nanjye. Kandi abo bantu baraje ari Imana ibakuye hehe? I Babuloni. Bibiliya iratubwiye ngo nibacike, bisobanuye ngo nta mishyikirano irimo. Haleluya. Kandi ngo abo bantu baje ngo uzabatunga urutoki azaba arutunze mu mboni y'iki? Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka dukomeze, reka dusome muri Luka igice cya 8. Turasoma Luka igice cya 8 turasoma duhere ku murongo wa 42 kuri B. Tumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 8 murongo wa 42 turahera kuri B dukomeze tugeze ku murongo wa 48.
Ku bantu baje nyuma, amazina nitwa KAMUHANDA Jean Bosco, ndi umukristo, naturutse kuri ADEPR mu Gatenga, kandi numva ndi fieri kuvuga ko ndi umukristo. Hari igihe umuntu avuga ko ari umukristo kubera ko yanditse mu gitabo ahantu. Nge ndi fieri yuko ndi umukristo. Nka wa muririmbyi yavuze ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Haleluya. Yavuze amagambo ahamya cyane avuga ngo nge ndi umukristo naho igihugu cyose cyanseka. Haleluya. Hari igitero cya nyuma kivuga ngo nge ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Ku bahanga muri kontabilite kuvuga ngo ni ikintu bisobanura ngo ni ikintu kiri materiel. Ubukristo yahise abukura mu kintu kiri spirituel akizana mu bintu bifatika. Nge ndi umukristo, icyo ni ikintu, uwo ni umutungo, iyo ni asset. Nge ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kikanyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Guhamya biraryoha kubivuga, ariko biragoye cyane kubikora, cyane cyane yari mu gihe cy'intambara, mu bigeragezo. Uyu mukobwa yahamije mu gihe kigoye, ariko kuko umwuka w'Imana yari yaramanutse niyo wamushoboje. Yesu ashimwe. Haleluya. Nari ndimo kuvuga rero ngo ndi umukristo, kandi numva kubivuga ntibinkoze isoni kubera ko ndi umukristo. Muri ibyo yavuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Iyo utazi umunsi wemereyeho Yesu, nkemanga agakiza kawe. Ako murakumvishe? Iyo umuntu atazi umunsi yahuriyeho na Yesu, nkemanga ubuzima bw'agakiza ke. Ubwo singuhaye ihurizo se, kora urugendo mu mutima uze kwibaza umunsi wagize gute, wakirijweho. Reka dusome. Haranditse ngo akigenda abantu benshi baramubyiga. Siko handitse? Haza umugore uri mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma, akora ku nshunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Icyo ni ikibazo. Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza uti, ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwira mu maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Yesu ashimwe. Hanyuma muri iyi passage dusomye, ntago ndi buvugemo amagambo menshi, ndashaka kuvuga ku magambo ageze hafi kuri 4. Turavuga ku ijambo ryitwa, ku izina ryitwa Yesu, tuvuge kuri uyu mugore rya 2, tuvuge ku ijambo ryitwa kwizera, tuvugemo n'ijambo ryitwa amahoro. Yesu ashimwe. Ni amagambo 4. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu mu butumwa bwiza uko ari 4 bwanditse muri iki gitabo, ntago Yesu yaje abwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo Yesu yari ubutumwa bwiza. Murabyumvishe? Ntago Yesu
yaje avuga abwiriza ubutumwa bwiza, we yari ubutumwa bwiza. Yesu yaje kwiyerekana avuga ngo dore uwo abahanuzi bahanuye ni njyewe. Ibitangaza byose yakoze Bibiliya bivuga, ikavuga ko ngo ari byinshi bigoye cyane no kubyandika. Niko Yohana yanditse mu gice cya 20 ngira ngo na kimwe, aravuga ngo wabyandika ibitabo byakuzura isi. Banditse imirimo ikomeye Yesu yakoze, byakwandikwa ibitabo byaba byinshi. Iyo mirimo, ibyo bitangaza byose yabikoze kugira ngo agaragaze uwo abahanuzi bagize gute, bahanuye. Haleluya. Yesaya mwana yavuze ngo uwo muntu naza ikizamukumenyesha azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye. Ajerera yajya akora ku muntu agakira wa muntu Yesaya yahanuye ntuyu. Yesu ashimwe. Uwo muntu naza, Yesaya yaravuze ngo uwo muntu azaba ari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Aje koko babona iherezo rye ni Golgota. Yesu ashimwe. Aba ngo uwo muntu azaza ari ikigejigeji, ari igiti cyumburira mu butaka. Iryo jambo ngo ni ikigejigeji, ni ukuvuga ngo ni igitoto, ni igiti cy'igitoto. Mu yandi magambo azacungura isi ari muto mu myaka. Urumva ubuhanuzi ukuntu bwari bumeze? Yesu ashimwe. Ibitabo 5 bya Mose harimo amateka agendanye no kubaga umwana w'intama. Hari amabwiriza avuga ngo uwo mwana akwiriye kuba ataramara umwaka. Byari bisobanura ngo nubundi buhanuzi vuga ngo Yesu azacungura isi na wari muto. Yesu ashimwe. Haleluya. Nababwiye ngo Yesu mu magambo nibuvuge muri passage ndavugamo Yesu, mvugemo uriya mugore, mvugemo kuki, kwizera, cyanyuma amahoro. Ijambo rihera rivuga ngo genda amahoro. Yesu ashimwe. Genda amahoro. Mbibutse ko turasenga, ariko itorero ntago ari ikigo gikiza indwara, nta nubwo ari santere yo gukiramo inzara. Itorero ni ahantu duhura na Yesu nka envelope y'ibintu byose. Munabyumvishe? Haleluya. Hano ntago iyi ngiyi ari hopitali, ntago ari ikigo kivura indwara. Kino si ikigo tuza dufite inzara y'umubiri ngo dutahane ibiryo. Nubwo ari ahantu abantu bakomerekeye baza kugira ngo bakirire iki, ibikomere. Hano tuza kumva Yesu upfunyitsemo ibyo bintu byose, umutahanye byose ababitahanye. Umutahanye, umufite, umwizeye abafite byose. Haleluya. Ikintu kikubwira ko umuntu amufite, afite Yesu, si ukumuvuga cyane, si ukumuririmba cyane, si ukwambara neza cyane ngo abantu bamenye ko oya, ntago wongera kubaho ku bwawe, ubaho ku bwo wagupfiriye akanakuzukira. Nago ubuzima bwawe busigara uvuga ngo Yesu mbigenze gute, Yesu ko nashoboye, ku bwenge bwanjye bwanyobya. Utangira ku buzima bw'uwo wagupfiriye akanakuzukira. Nicyo kigaragaza ko wamubonye. Naho nubwo waririmba nzakagendana ukanabirepeta, si bisobanuye kumugira. Nubwo abantu bavuga ngo abantu bazajya mu ijuru muhaguruke mutere harero nk'uko abantu njya mbibona bagahaguruka, n'umurozi yayitera kuko ntacyo bivuze. N'umujura waje kwiba muri riterana aje gushaka telefone atwara, nawe arahaguruka ndetse akabarusha urusaku. Ariko ikivuga ko umuntu yahuye na Yesu ntago aba kibaho kubwe. Yesu ashimwe. Ntarajya kure cyane,
Yesu yaje kwiyerekana ko uwo bahanuzi bahanuye yaje. Pawulo rero we Pawulo we yaje guhamya kuwahanuwe yapfuye agahambwa akazuka kubw'intego yo gukiza abari mu isi ibyaha. Yesu ashimwe. Abantu ni babiri ni batandukanye. Yesu yaje kugaragaza ati burya rero wa muntu bahanuye ni ngewe. Abafarisayo bakavuga ati ntago ari wowe. Ati se ni wowe gute? Urigereranyije. Ati nge ndigeranyije. Aburahamu atarabaho nge ndiho. Ati wowe ufite imyaka ingahe? Aburahamu amaze imyaka ingahe? Yaramaze guca. None wowe ngo Aburahamu ataraho nguriho. Haleluya. Ariko bibagirwa ko mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yari Imana. Ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Impamvu batabyumvaga, babyumviraga mu mubiri. Haleluya. Uyu munsi uze gutahana Yesu, numutahana ikibazo cyose ufite kirakemuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi Imana ishimwe. Nukuri iri teraniro rimeze neza, riraryoshye, ririmo ubuhanuzi, ririmo ijambo ry'Imana, ririmo amagambo meza ahumuriza, ririmo kubyina tukabyinira Imana. Nta kintu na kimwe kitari muri iri teraniro. Yesu ashimwe. Hari self service buri muntu wese aragenda akora ako yumva akamugera ku nyota no ku nzara. Yesu ashimwe. Yesu abahanuzi batanu. Abahanuzi benshi baramuvuga. Reka mere mu bitabo bitanu bya Mose bivuga kuri Yesu, kuko ibitabo bitanu bivuga mu butambyi, bikavuga igitambo, bikavuga ukuntu marayika yajyagaza akaza akabonekera Aburahamu, akabonekera ba Yosuwa. Ibyo byose bigahanura ko ari Yesu. Haleluya. Ibitabo by'amateka birimo ba Salomo, birimo nkuko mwene data yahoze abitubwira, umuyobozi yahoze atwigisha neza cyane, nafashijwe. Yesu ashimwe. Gucukura urwobo bazagira gute? Uhirika ibuye rizagira gute? Nukuri. Buriya rero amagambo yanditse mu mubwiriza no mu migani ni amagambo ameze nk'aho ari amategeko. Urumva sinzi iyo bavuze ngo itegeko iri ni ryarasohotse kuryubahiriza ni gutya. Igitabo cy'imigani n'igitabo cy'umubwiriza nuzajya ubisoma ujye umenya, ntugashakemo ubundi bwenge. Ibyo wasomye bari byo uzajya wubahiriza. Ibyo nta rindi hishurirwa ririmo, ni ibyo ngibyo ujye ubisoma. Yesu ashimwe. Amateka araza abaho, ba Dawidi, ba Sawuli, biragenda, abarusi, abacamanza, bira bitabo byose bigenda bivuga amateka ya Yesu mu buhanuzi. Ubwami buraza, busobanura ubwami bwa Kristo buzaza. Yesu ashimwe. Haleluya. Abahanuzi barahanura, abatoya, abakuru bose barahanura, bavuga nde? Bavuga Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya iyo isomye, ntago Bibiliya umuntu ayimenya kubera ko yabaye umuhanga mu kuyisoma cyane. Mwabyumvishe? Bibiliya si igitabo umuntu ajya gushakamo ubwenge, si igitabo umuntu ajya gushakamo amasomo yo kwigisha. Bibiliya ni igitabo cyo gucungurwa. Murabyumvishe? Nago Bibiliya ari igitabo umuntu utarigize uhura na Yesu ajya gushakamo amagambo meza. Nubwo ariko bimwe babikora. Iyo umuntu ashaka gucyurira undi ajya muri Bibiliya. Ujya gutereta ajya muri Bibiliya. Ujya gushaka amategeko, bazakoresha amategeko mpuzamahanga nabyo barayikoresha, kuko igitabo cy'imigani ubushakashatsi bugaragaza ko cyakoreshejwe cyane mu mategeko. Ibitabo bya Mose nibyo bifashishije mu gushyira amategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Muri za empire zose zagiye zibaho bakoresheje Bibiliya. Ariko ubwo buryo bakoresheje ntibwigize butanga igisubizo cyitwa gakiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Bibiliya igira agaciro iyo wizeye ijambo ry'Imana nk'ubuzima bugukura mu bifatika rukakujyana mu bidafatika. Yesu ashimwe. Rigira agaciro iyo bigukuye mu isi y'ibifatika ugatangira kujya muri invisible, ahantu ibintu bitagaragara, ugatangira kwizera.
Yesu ashimwe. Bibiri iyo umaze kwizera ijambo ry'Imana rigukura mu buzima bupfa rikakujyana mu buzima budapfa. Haleluya. Ni ukuri abantu bizera bakizerera mu bintu bifatika bakumva Yesu nuwo gusa kuguhereza bya bintu urya bibora. Kwizera kwawe ntikuzakurenza umutaro, kuko araho Yesu ajya agera akabikupa wasenga akareba hirya kubera ko ashaka imbaraga z'umutima. Haleluya. Mwumvishe impamvu ajya aceceka? Urayumvishe? Ntago ashaka ko wizerera mu bifatika, kubera ko Imana twizeye, Imana ni umwuka. Abayisaba bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka, ntago ukwiriye kwizera mu bifatika gusa, nubwo nabyo Yesu ajya abikoresha kugira ngo twizere. Siko Bibiliya tubwiye, ajya akoresha umuntu arwaye agakira, wababuze ibiryo ugasenga ukabibona, twese turabibona. Ariko uko agenda gukuza agera ku kigero akugeza ahantu uzizera atabiguhaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntago Yesu yishimira kugira itorero rihora rimeze nk'ababebe. Niyo mpamvu ari ahantu usenga ntivuge, ntunarote, kandi ukizera. Haleluya. 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 Uzasoma igitabo cya Yobu. Imana akoranye na Yobu nta hantu Bibiliya tubwira Imana avuganye na Yobu. Imana yavuganye na Satani, ariko ntigeze ivugana na Yobu. Mwarahasomye igitabo cyose cya Yobu muzagisoma. Niwe muntu wagize kwizera se nka Yobu. Yaravuze ngo njyewe nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho. Nta hantu nta wundi muntu wahanuzi wigize abimuhanurira, weba njyewe nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, amaso yanjye azamureba. Ntibyari biturutse yuko ari umuntu wamwongoreye, ntibyari biturutse kuki. Oya, no ngo Imana ishaka kukurera ikagukura ku kwizerera mu nzozi, mu kwizera mu iyerekwa, mu kwizerera mu muntu wakubeshye, mu kwizera ikakugeza ku kigero uvuga ngo njyewe nzi neza ko Imana ibaho inkunda. Haleluya. Uwo nguwo niwe ushobora gusengera abantu barwaye atumvishije ijwi, kandi akizera ko bagize gute, bakize, kuko Imana yumvishe. Haleluya. Hari umukecuru umwe wo mu Bugesera yagiye kwa muganga amusangamo kanseri. Abwira muganga ngo ntago bibaho, ndwara kanseri gute? Ati se kututayirwara? Ntago nayirwara njye. Ati se gute? Njye mfite Yesu muri njye. Ntago Yesu yaturana na kanseri. Niba ashobora guturana, ubwo kanseri ifite imbaraga irukana Yesu. Ibintu niba Yesu afite imbaraga, kanseri irahunga. Arati arasaze. Ati okay, nguhaye icyumweru kimwe, reka ntahe nzagaruka, nusangamo kanseri uzamenye ko ntizeye. Agarutse kwa muganga, bamupimye kanseri barayibura. Nari nsimbutse gato, ubwo ni ukwizera. Yesu ashimwe. Yesu abahanuzi baramuhanura mu butambyi, mu bitambo, abami baraza bagashushanya ubwami bwa Kristo, abacamanza bakaza bakaba abantu badasanzwe, Imana ikabuzuza imbaraga, ariko nabo bahanura Kristo mu buryo bw'ibanga. Ibyo bintu byose rero, iyi Bibiliya yose ivuga Yesu gusa. Iyi Bibiliya yose ivuga Yesu n'umugeni. Yesu ashimwe. Ibitandukanye na Yesu muri Bibiliya biba ari Satani na maraya. Mwumvishe ibintu bivugwamo? Havugwamo Yesu n'umugeni. Ibiri kontrere na Yesu ni Satani. Ibiri kontrere n'umugeni ni maraya. Maraya rero nabaye ni abantu bavuga ko bizera Yesu, ariko bagashyira ibyiringiro mu bindi. Murabyumvishe? Bamaraya barabyumva? Ni abantu bavuga ko bizera nde? Yesu, ariko bakiringira ibindi bintu. Icyo gihe ufite abagabo bangahe? Babiri.
ufite Yesu ufite n'ibindi wiringira, icyo gihe ubaye iki? Maraya. Rero Yesu yashaka kugira ngo umwizere uri umugeni, ibyiringiro hatabuze na gato ubishyira muri we. Haleluya! Ibyiringiro bishyira muri we, ukavuga ngo ndarwaye, niba gukira bitari ubwo nzapfa. Nta bindi byo gutekereza ngo ariko hariya ngo hari agati, ngo hari agaki, ngo wajya kwantuza. Ubu babyise amazina ngo abapfumu, ngo ntago bakiri abapfumu, ngo nabavuzi, ngo banasenga, ngo bafite na Bibiliya, ngo bafite n'agatambaro k'umweru. Simbizi se, uzi ko nge ntabizi, nabaye mu mutari imyaka myinshi. Bibiliya nziza itarakozeho nakanda, hano hari igitambaro cy'umweru, bakanasenga mu izina rya Yesu. Abo bantu ndetse ukuntu biyoberanya, ntago niba ntibanasambana. Ugerayo ugahita uvuga ati nahangaha. Ariko Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu uzakubwira gukira umubiri utabanje gukira ubugingo, uzakemanga ubuzima bwe bwa gikristo. Irembo rya mbere ryo gukira iby'umubiri nuko ubugingo bwacu buba buzima. Haleluya! Yesu araza, akimara kuza arimenyekanisha muri bya bitangaza bitandukanye. Arangije arapfa, arahambwa, arazuka. Akimara kuzuka natwe tubona ubuzima. Yesu ashimwe. Icyo gihe atarazuka biravuga ngo yari ikinege. Ubu ntago Yesu akiri ikinege, kuko nanjye ndahari, nawe urahari. Ubu nongo ni umwana w'Imana w'ikinege se? Oya, ubu ni imfura muri bene se benshi. Ntago akiri ikinege, nanjye ndahari, nawe urahari. Turi abana b'Imana. Yesu ashimwe. Kunyita umwana w'Imana ni izina rinezeza ku kigero kiri hejuru. Turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Ubundi umenya ko uri umwana w'Imana iyo ugeze mu bindi bintu bitandukanye no kuba umwana w'Imana. Umenya ko uri umwana w'Imana irimo guhura n'abadayimoni, nibwo ubimenya. Umenya ko uri umwana w'Imana ugeze ahantu hari amahembe, hari ibitega, nibwo umenya ko uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Urango ndagutegetse ati mbabara w'intwika, kandi nta muro wazanye. Yesu ashimwe. Haleluya! Nigize gusengera umuntu bari batereje amahembe, none maze kumusengera ngeze mu rugo, amahembe asanga mu rugo, arambwira ngo uzasubirayo nzakwica, ntiwemere gusubirayo. Ndambwira amahembe, ndayabwira nti mu gitondo saa moya duhurireyo, badusifurire duhurireyo. Ntumbwire ngo uzanyica, sa duhahurire. Haleluya! Kuba umwana w'Imana, duha Imana icyubahiro. Turi abana b'Imana. Nukuri umuntu uri muri riterane akaba atarakizwa, ndakwinginze nze kuva hano wahageze tugusengera ukizwe, kubera ko agaciro itorero isi yose ifite nukubera abana b'Imana. Yesu ashimwe. Tuba mu gipangu kirimo indaya, hakaboneka amahoro kuko tukirimo. Tuka mu gipangu kirimo abantu barwana bakubitana amacupa, bakihana bagakizwa. Dufite ibihamya. Abana b'Imana, isi yose ifite amahoro kubera igitambo cya Kristo. Yesu ashimwe. Haleluya! Naragiye ngeze hahandi nta mahembe nahasanze. Ntago wayahasanga, ni iterabwoba gusa. Icyo kuri iyo bagukanze ushidikanya kuri umwana w'Imana, uhita ukora yitatu. Wava mu yitatu ukajya kanyarira, wava kanyarira ukajya kizabonwa. Ubwo urimo ngo urarwana n'iki? N'amahembe. Uzi ikintu ikibazo ufite nuko utazi kuri umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya! Reka mbabwire, kuba umwana w'Imana ni rekomandasiyo ya burundu duhabwa n'ijuru. Yesu ashimwe. Ariko nararenga hanga hari umuntu wakiyitira ko ari umwana w'Imana. Reka mbanze sobana akantu gatoya. Kuba umwana w'Imana hari ibirango ushobora kubyitiranya, kuko buri muntu uri ati nanjye ndiwe. Oya, reka mbabwire,
ikirango kigaragaza ko uri umwana w'Imana. Ugomba gupfa ku byaha, ugomba gupfa kuri kamere. Nta mwana w'Imana ugambirira ikibi ngo avuge ngo ejo nzakwereka kandi ngo abikore. Oya, ntago uri umwana w'Imana. Ngo nyuma y'icyumweru ngo nzamwereka ukabikora. No, ntago uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Abana b'Imana baba barapfanye na Kristo bakazukana nawe, babaho ubuzima bw'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Ikindi, abana b'Imana, Imana ibashyira ikimenyetso cy'umwuka wera. Ikimenyetso cy'umwuka wera Imana ibaturamo. Mwuka wera ntimuzamwitiranye, ntago ari indimi. Ntago umwuka wera ari ukwerekwa. Mwuka wera si uguhanura kuko n'abarangi barabikora. Mwuka wera ni Imana izi ikaguturamo. Ni Imana iguturamo, iyigutuyemo, ubuzima bwawe burahinduka. No persefare bone, burahinduka completely. Burahinduka ku kigero abantu bakureba bakabangura muntu n'umwana w'Imana. Nicyo kigaragaza ko umwuka wera gutuyemo. Umwuka wera ni udusengesha. Mwuka wera ni watumye abantu baza hano, ari umwuka wera ubazanye. Yesu ashimwe. Mwuka wera ni utuma dusoma ijambo ry'Imana tugahishurirwa tukamenya ubwiru bw'Imana. Ntago rero mwuka wera ari indimi. Icyakora umwuka wera akujemo indimi zaza, ariko abazivuga bose si ikimenyetso ko bamufite. Haleluya, haleluya. Rero ndashaka kubabwira ngo kuba umwana w'Imana hari kondisiyo nyinshi, ariko izo ngizo mufashe izo ngizo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo rya kabiri nari mbabwiye ngo Yesu nuwo nguwo, nuwo abahanuzi bahanuye barangiza kumuhanura, nawe akaza mu bimenyetso n'ibitangaza akavuga ngo ni njyewe. Yesu ashimwe. Agendana n'abigishwa abatoza ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka, baragendaga bahamya ngo uyu niwe Yesu. Haleluya. Ijambo rya kabiri Yesu twamuvugaho bukira bugashya, ariko reka tuvuge ayo ngayo. Reka tuvuge umugore. Uyu mugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Kuki bavuze umugore ntibavuga umugabo? Hano harimo logique. Umugore bishushanya itorero. Umugore bisobanura iki? Itorero. Kwa ngo ni umugore wari urwaye indwara imaze imyaka 10. Abavuzi ngo baragerageje biranga. Bashaka bashyiraho ibiguzi ngo amarisha ibintu bye byose abitanga biranga. Bivuga ngo byari byarananiranye. Sicyo bisobanuye? Yesu ashimwe. Turi kumwe, duhe Imana icyubahiro. Nuwuhe mugore wahuye n'ikibazo kikananirana? Uyu mugore ni abantu bose bari mu isi bari bafite ikibazo cyananiranye cyitwa icyaha. Murankurikiye? Icyaha nta muntu n'umwe agomba kukidukiza. Nta muntu n'umwe. Uherekera kose abantu baragerageje kugira ngo barebe ko bakirwanya. Bashyiraho n'amategeko, bashaka kuyubahiriza. Abandi baritwararika, abandi bashyiraho amabwiriza atandukanye biranga. Yesu araza nk'intare yo mu muryango wa Yuda, niwe wazanye igisubizo. Yesu ashimwe. Uyu mugore kuba yarahuye na Yesu akamumenya, akavuga ngo njyewe si ngombwa yuko ankoraho, si ngombwa yuko mupfukamira. Oya, njye amakuru ye narayamenye niyo namukoraho nakira. Ijambo rya mbere rituma umuntu yizera nuko abanza kumenya. Kwizera no kumenya neza udashidikanya ibyiringirwa. Niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Mbere kugira ngo uno mugore yizere, mbere kugira ngo avuga ati nge ndabyigana mpaka nkoze kuri Yesu, hari amakuru yamenye.
amaze kuyamenya arabata icyo nzi cyo ndababyiga. Wowe ubyigana wumvishe iki? Ubyigana uzi iki? Aho ni wumvishe bavuga ngo Imana itanga urubyaro ukirukanka nawe ujya gushaka urubyaro. Aho ni wumvishe ngo itanga akawunga ukirukanka uvuga ngo Yesu atanga akawunga. Icyo gihe rero uba ufite Yesu ariko utaramwumva neza. Yesu umuntu wamwumvishe nuko amubera umwami n'umukiza. Amubera umwami n'umukiza, ibindi bikaza nyuma. Haleluya. Ubundi se Yesu aba umwami n'umukiza gute? Uzikara abantu bavuga ngo Yesu yababera umwami n'umukiza kandi nabo bakaba bami ku giti cyabo. Murabyumvishe? None se iyo uvuze ngo Yesu ni umwami n'umukiza wawe kandi ukiyobora, urumva ari umwami wawe cyangwa nawe uri umwami ku giti cyawe? Uriyobora. Akubwira gusenga, oya. Akubwira kubyuka mu isaha runaka, oya. Arakubwira ngo iri joro ntuze kurya ukarya. Arakubwira ngo iyorosore ukiyorosa. Aracyari umwami wawe cyangwa nawe wabaye umwami ku giti cyawe? Sawa, birumvikana. Kuvuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza wanjye nuko akuyobora amasaha yose, ubuzima bwawe bwose, agategeka ubwenge bwawe bwose. Yesu ashimwe. Umuntu agizwe n'ibice byinshi, kukigira ibyo bice byose dukwiriye kubiha Yesu. Igice cy'inyuma cy'umubiri kigizwe n'ibice bavuga bitatu: umutwe, igihimba n'amaguru n'amaboko. Byose uragenda ugahereza nde? Yesu. Ubugingo bugizwe n'ibice bitatu: ubwenge, amarangamutima n'ubushake. Byose urateruka ukayihereza nde? Yesu. Haleluya. Amarangamutima agizwe n'uduce turenga 27. Twose urateruka ugahereza nde? Yesu. Reka mbabwira abantu bataraha Yesu amarangamutima kuntu bavuga. Barankomerekeje sinzagaruka. Njyewe ibintu bankoreye sinzagaruka. Bigaragara ko agace kitwa amarangamutima ntago ari agatwara ngo agahereze nde? Yesu. Njyewe nararwaye ntago bansuye. Ntago uramfata amarangamutima ngo yahende Yesu. Ikintu kikubwira ko umuntu igice cyitwa ubwenge atagihaye Imana, igihe cyose akunda kuvuga ngo reka tumenye ubwenge. Reka tumenye iki? Nubura ubwenge Imana izagira gute? Ako gace k'ubwenge ntago uragahande, kubera ko nubuzi ubwenge buzima nuko ubwawe wemera Yesu akakuyobora. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Igice cy'umwuka kigizwe n'ibice bitatu. Harimo igice cyitwa conscience. Harya ni umutima nama. Hakabamo igice cyitwa ubusabane. Ubusabane naho abantu basengera cyane bakanaririmbira. Hakamo n'ikindi gice ntazi ikinyarwanda cyacyo bavuga ngo ni intuition. Nango ni igice kigenzura ibintu bitagaragara. Yesu ashimwe. Reka ntanga urugero mureta mwumva ukuntu gikora. Ntago uragera ahantu wahagera ukumva ufite ubwoba ariko utazi ikiguteye ubwoba. Ukumva wakiruka. Ariko abantu ku buryo umuntu akubaje ngo ugiye kwirukanswa n'iki ku buryo utabisobanura. Nta muntu urapfusha umuntu akamaze nk'amasaha 2 ariko yumva ari ikintu cyamubayeho. Ntago bijya bibaho. Icyo gice rero cyo mu muntu cyitwa intuition nicyo gitanga ibyo bintu, nicyo gitanga ayo makuru. Abakunda kuvuga ngo ni sixième musanze. Ni icyumviro cya gatandatu. Ibyo bintu byose, ibyo bice by'umuntu byose uragenda ukabihereza Yesu. Haleluya. Iyo umaze kubihereza Yesu nibwo rero Bibiliya ivuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza wawe. Warabitanze cyangwa uri umwami ku giti cyawe? Imana nitugire neza cyane. Warabitanze cyangwa uriyobora? Hari abantu bavuga ngo bihaye Yesu ariko amafaranga ntibayahe Yesu, akazi ntibagahe Yesu, ubuzima bwabo ntibabuhe. Reka da, urabeshya. Ntago Yesu ari umwami n'umukiza wawe, ahubwo amafaranga nayo ni umwami wawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana nidufashe.
uyu mugore rero yarabanje amenya Yesu, amaze kumumenya arangije aragenda amukoraho, ubuzima bwe buhita buhinduka. Uwo mwanya isoko y'amaraso ihita gute? Irakama. Ubwo mise ngendaho n'ijambo bita kwizera. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Nyuma yo kugira ngo uyu mugore amenye amakuru, yumvisha amakuru ya Kristo, amaze kuyumva arayizera. Akimara kuyizera niho ubuzima bwaturutse, yamaze kumukoraho gutya, gukira kwamaze kumugeraho kare. Yesu ashimwe. Arimo gutambuka yegera Yesu, ubuzima bwe bwari bwamaze gukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwizera rero bizanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ntago rero abantu bizera ibintu byose. Yesu ashimwe. Nukuri ntago wareba filimi ya Kanyombya ngo uzizere, kubera ko ntago Yesu ari we uvugwa hariya. Reka wizerera muri Kanyombya, ariko ntago ushobora kwizera muri Kanyombya ngo ukore kuri Yesu ngo isoko yitikama. Ariko ibisa ndimo kuvuga urimo kumva. Haleluya. Utega amatwi kuko kwizera kurimo kuraremeka mu izina rya Yesu. Kurimo kuraremeka uyu munsi. Ikintu ushaka gusengera niduhaguruka uvuga ngo noneho nanjye numvisha ubutumwa bwiza, ubu nongeye gusenga, hari amateka agiye guhinduka. Yesu ashimwe. Nago wakurikirana mace iminota 90 ngo uhaguruke muri mace wizeye, kuko ibintu wumvishe ntago ari Yesu. Nibyo wabonye ntago ari Yesu. Icyo ko rutahana amazina y'abakinnyi nuzi gucenga neza. Biriya bintu si icyaha, ariko ni imikino nyine, ntago wabireba ngo wizere. Kwizera, niba ushaka kugira ngo kwizera ukugire, umva ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana, jya mu materaniro y'abera. Yesu ashimwe. Ase murankurikiye? Ntujye usengera kwizera ngo Imana iguhe kwizera, nose utekereza kwizera kuzava mu ijuru kukagwa hasi. Ntujye usenga ngo Imana iguhe urukundo, ndetse urukundo ruzava mu ijuru rukugweho. Ubundi rero hari amahame y'ubwami bw'Imana. Niba ushaka kwizera, ngwino mu iteraniro bakwigishe ijambo ry'Imana, urizera. Niba ushaka amavuta, wikingirana mu nzu ngo banguza, ngwino hano usenge, amavuta araza. Yesu ashimwe. Haleluya. Buriya reka mbabwire akabanga, umuntu uri hari inyuma arimo kubyinira hariya, nurimo kubyinira hano, bose ntago babyinira ahantu hamwe, ntago ari hamwe. Ubyinira inyuma hariya n'ubyinira hano, bose ntago bahuza network. Yesu ashimwe. Umuntu ubyinira hano yakira vuba kurenza ubyinira hari inyuma. Ubwo simbahaye akabanga, wowe ukabyinira hariya no mu idirishya, wenda mujye muhabyiganira hano. Yesu ashimwe. Hari n'abahatinya akumva ntago yahakandagira, oya da, ujya hano. Yesu ashimwe. Abahanga muri teoloji baravuga ngo ntago ubwiza bw'Imana buba ahantu. Siko mbyemera njye. Ubwiza bw'Imana bushobora kuba ahantu bitewe n'abahari. Yesu ashimwe. Barangwa Imana niba ahantu, no, Imana irahaba bitewe n'abahari. Kimwe nuko abadayimoni baba ahantu bitewe n'abahari. Niko. Yesu ashimwe. Nta urajya gusengera ahantu akumva ikire kirafunze. Ninde uba wagifunze? Niba Imana itaba ahantu, cyangwa ngo abadayimoni baba ahantu. Yesu ashimwe. Nongeye kubigisha bundi bushya, ahantu wumva atari connection ntukahagume, kuko waje gusenga. Yesu ashimwe. Hano ntago ari muri gereza ngo uraguma hano ngo ni hano nicaye, no. Yesu ashimwe. Imbaraga z'Imana zigomba kuguturamo kubera ko wasenze. Kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Niba utumva ijambo rya Kristo, ntushobora kugira kwizera. Amahoro, kwizera, urukundo, ibyishimo, imbuto z'umwuka wera, byose bigomba kuza kuko ufite iki? Umwuka wera. Kuko ntago Imana ijya itanga amahoro nta mwuka wera. Icyo muracyumvishe? Imana ntiyaguha ibyishimo nta mwuka wera. Nose byaba bije gute? Kireka wari ugahaga bikaba ari ibyishimo by'uko wahaze, uhaze mu mubiri. Ariko niba ushaka imbuto z'umwuka wera, ukeneye umwuka wera, kuko umwuka wera azahita azayerera imbuto muri wowe.
kandi mbere yo kuzura umwuka wera, ntabwo umwuka wera yaguturamo udafite Yesu. Mbere ya byose urabanza ukizera Yesu. Wamara kumwizera, Yesu akagushya ikimenyetso cy'umwuka wera, kuko aje guhamya yuko Yesu yakugezemo. Amen. Icyanyuma nari mvuze ngo barambwiye ngo taha amahoro. Nyuma yo kugira ngo uhure na Yesu, nyuma yo kugira ngo uramugora ahure na Yesu, yumva ubutumwa bwiza, yizere, agakora kuri Yesu, yatashye amahoro. Nari mbabwiye ngo ntago rero Yesu yaguha amahoro Yesu atagutuyemo. Ntago bibaho. Ntago wakakira amahoro umwuka wera atagutuyemo. Ntibibaho. Icyakora yaguha umutekano, hako ntago yaguha amahoro. Yesu ashimwe. Amahoro, ariko bene da, amahoro ubundi ni isomo rirerire. Ubundi Salomo bisobanura amahoro. Shalom. Rero kugira ngo ujye kubona amahoro bisaba ko umwuka wera guturamo. Turashoje. Yesu ashimwe. Ndashaka kubabwira ngo buri muntu uwo ari we wese, ubundi Yesu ni umwami n'umukiza wawe, cyangwa nawe wabaye umwami ku giti cyawe? Yesu ashimwe. Wabaye umwami ku giti cyawe. Ese Yesu umwizera nkandi? Umwizera nk'umuhanuzi? Umwizera nk'ukora ibitangaza? Umwizera nk'utanga ibiryo? Umwizera nk'ukiza imibabaro n'ibikomere? Akora ibirenze ibyo. Yesu ni umwami n'umukiza wawe. Yesu ibyo byose n'umwizera arabizana muri wowe, kandi yamaze kugira muri wowe ibindi byose arabyikorera. Yesu ashimwe. Abantu benshi bashobora kuza bakaguhuza n'ibiryo, bakaguhuza n'amafaranga, bakaguhuza n'abakomeye, ariko iyo bataguhuje na Yesu ntago bimara igihe. Uyu munsi ndagutangariza ko Yesu agukunda, ashaka kuguturamo, yarangiza kuguturamo nawe ugataha amahoro. Yesu ashimwe. Shaka gusengera umuntu uri muri riteraniro, wumvishe ko Yesu atabaye umwami n'umukiza we. Nabisobanuye wumva, urambura ikiganza dusenga Imana. Niba nabisobanuye wumva, wamaze kumenya niba Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Ibyo kumbwira ngo nge narabyatuye ntago ari byo mvuga. Bikurimo, urabikora, arakuyobora, ayobora ubuzima bwawe bwose. Ibice by'umubiri wawe nk'uko nabisobanuye byose arabiyobora. Rambura ikiganza dutangirana urugendo bundi bushya rwo kwemera Yesu ayobora ubuzima bwawe nk'igikorwa, atari amagambo gusa.